bucece uri tayari n'umucuranzi wawe kora ku nanga numvi. Good. Ufite umwanya, cishaho umuvugo wa mbere. Iki gisigo ngiye kubagezaho cyitwa Arancanga, nagihimbye mu rwego rwo kugira ngo abantu barebe aho umuntu ari kuva naho ari kujya, ndetse hatari na heza hashobora kumusenya, kugira ngo mbakebure mu gitega amatwi. Arancanga. Ngenda mureba nkabona byinshi, yandeba nkabona byinshi, bityo nkamwibaza ko byinshi, kuko musanga muri byinshi aboneka hose nk'ishishi. Atandukanye n'ibiremwa byose, afite ububasha ku isi hose, akabigenga aho ariho hose, afite ubwenge kubirusha byose n'ubwigenge ku isi hose. Ariga akavura byinshi byiza, kubaka agatura ahantu heza, izo nyakatsi araziheza, yageze mu mudugudu ari meza, ahora ashaka icyamuhaza. Iterambere mu masiyansi rirakomeye nka Hamasi, rirakataje mu mpande z'isi, ibyo byose birakorwa n'umuntu ku bw'ububasha bw'Iyamuhanzi. Ariko se kandi wowe unyumva ko nkubwira yuko acanga ugira ngo buriya si umuhanga, uzagane kwa muganga urore imbaga yamusanga. Erega warabasanga akabakura mu manga, akabasubizamo ubuyanja, bagatara akabakaba ishyanga bamaze kurya imbiga ya muganga. Amagorofa ngayo ni ngandi, imihanda irubakwa n'imiganda, b'incaricari ntibahagenda, abakomeye bose barahakunda, kuri bo nta kijya kibahenda. Ibyogajuru iyo mu kirere abitumbagiramo nk'ababere, ahora yicuma ajya imbere, maze akajya mu kirere, muri we yumva afite amarere. Yigeze kwambara ibirere ntacyo akinga ku mabere, kubona impuzu ari mahire, none ubu afite amarere, yageze mu iterambere. Ubanza ari byo bituma acanga, nawe ubwo akicanga, yumva byose byamusanga, Imana nayo ikamusanga, ngo afite byose ayirusha ubuhanga. Ariko se yiha agaciro atakunda urwuya nk'aho ari ihame, kwifata kuri we n'ingume, umubiri we ngo we mwiteme, atesona ateseseme. Agaciro karakiyambura kubera kwitwara nk'urubura, ashaka ibisingiza atagira, ibyo afite byose akabimara, bikamupfura akamera uruhara. Ibyo ndavuga ibintu umuntu ashaka bikamutanya n'umutaka, ari abavuka ari n'ababyiruka, bose babifitiye icyaha. Nyamara ntuseka arancanga, si gusa twese baducanga, ariko kose ntakusanga birahabiraza umucanga. Muganira mwese mwemye, mumuganya byinshi mwese mwemye, kandi akaba arimye agahinduka nk'igitemye, akanyanyegera nk'ifu yumye. Niyo yaba mukuru wawe cyangwa se umubyeyi wawe, ntihajya haburamo umuhwera akagutesha icyo uhawe, ahorana inzara y'ibyawe. Nyamara ntuseka arancanga, iyo umurebye ubona ubuhanga, ibikorwa bye bigana imanga, rimwe na rimwe arutwa n'injanga, akegeta cyane nk'umuswa. Ese ibyo bizaherera he ko mureba nka buri ngwe? Urukundo ntarwo nta mpuhwe, dore yabaye igihuhwe, uburanga ntabwo nta mpuhwe. Yarambe kuba ikiremwa, ashaka kuba umuremyi, ko mbona yaje ari gatumwa, atanashaka n'intumwa, ubu ntazaba ikivumwe. Arancanga nawe akicanga, aracanze afite amacenga, kumucengera biracanga, aciye inyanja ingana umucanga. Agira neza akagira nabi, akunda neza akanga nabi, yubaka neza agasenya nabi, asenga neza agahakana nabi, agirirwa neza akagira nabi. Neza akarera nabi, akoreshwa neza agakora nabi, ahembwa neza akiba nabi, arara neza akabyuka nabi, agenda neza akagaruka nabi. Si ubusinzi si n'ubusazi, si ubusaza si n'ubusuherezi, si imisango si n'ubusaserezi, si ubuse n'ubusizi, ni ubusizi buzira ishozi. Imanga imujyana ishyanga, acenga Imana agana imanga, ni nyiramata azahora ahunga, arangara agana imanga, ni umugwaga asazagushyanga.
iramusanga asiga isayaga n'isonga asuzume isa asiga ibishunga asigeho adaseruka areke gucanga bigisonga. Iyi nganzi ganzi isukirwa ihorana impamba bityo igwiza ingamba maze yoye kuzamba. Yari umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impunda zo kuruhunda amahundo atoshye agahembura buri wese. Nsabimana Dominique Bucece. Amahoro kuri Jean Paul tuyishimire.